Urabona mu gihe cy'amamace iyo cyatangiye, iyo watangiye mu gihe cy'amamace gym urayigabanya. Urabona nk'ino sezo yari ishize ntago nari mfite fitness ihagije, nibyo nashakaga ndi kugenda ngaruka ngo ngarure fitness iyo natakaje uriya mwaka ko nta mamace menshi nakinnye. Muri iki gihe cy'ikiruhuko mba ngomba gukora imyitozo cyane cyane gym, ku buryo iyo mutangiye igihe cy'amamace ugabanya gym ukongera imyitozo yo kuri baro. Buriya iyo ugiye mu yindi ekipe abantu benshi baba bagutezeho ibintu byinshi, bagutezeho umusaruro urenze ko urana ninjye abafana benshi bategemeyeho barebye cyane. Ngomba gukora imyitozo singende ndi umukinnyi uri hasi, nkagenda ndi umukinnyi uri hejuru ugomba kubafasha bitewe na ritime bari bariho, noneho nanjye ngende ndi kuri ritime yo hejuru nongere. Nkora gym kuwa mbere no kuwa kabiri kugeza kuwa gatatu, kuwa kane no kuwa gatanu nkajya kwirukanka gukorera mu misozi nyine ndi kwiruka. Muri weekend ndaruhuka. Njye nakuriye Kimironko, ntangira gukinira i Remera muri Esperance de Remera y'abana ba Mourinho yakwigendera. Niho nakuriye nyine umupira, nza kujya muri Academy ya APR muri 2009. Niho nakomereje maramo imyaka 3, njya mu Isonga maramo umwaka umwe, nkomereza muri APR. Niho ubu nari mvuye njya muri Rayon Sport. Kwa Mourinho akenshi njye nakuze nkina kuri 11, nkinamo hagati. Ni ukuvuga ngo nagiye kuri 3 ngiye muri Academy. Andreas niho yaje araza, twakoze selection ya Academy turi abakinnyi benshi, kuvuga ngo twajyaga ku murongo ukavuga ukinisha ikinyinisha imoso bagushyira mu mwanya utari wawe. Sasa njye nagiyeyo baradupanga banshyira kuri 3, ariko iyo uri umwana nta mwanya utakina, ahantu hose ugomba kwiadapta. Nagiyeyo ndabikora baranselektiona. Andreas aje aba ari naho nkomereza, abona ariho nkwiye gukina ko nakoraga amamonte meza, ambwira wowe washobora ahangaha n'iki. Nkomerezaho anangira na kapiteni wa Academy, nkomerezaho gutyo mba niho nisanga, ku buryo ubu ngubu no kujya kuri 11 birangora. Njyewe nakuze nikinira mu makartier. Papa avuga ko yarakinnye ariko ntabwo yakinnye bihambaye bimwe byo kubona abana bakina, ahubwo grand frère niwe wakinaga i Remera, ariko njye icyo gihe nakinaga muri quartier. Noneho aravuga ngo hari abana bari gufata amaselection batangira muri twa pipiye bw'abana. Aravana yarashaka kunjyana, anjyanayo gutyo, ariko urumva nazamukanaga na grand frère niho wampaga motivation. Turazamukana tukajya tujyana n'iki, nkakina ngira ngataha. Ngero ndabikunda cyane umupira, te n'ukuntu ari nturiye stade nkajya njya kureba amamace, ko nagezeyo bitandimo cyane umupira, numva atari wo wa mbere kubera ko bambwiraga ukumva kwiga n'iki, nimba warya no gukina ariko kayifatanya n'ishuri. Noneho uko ngiye hariya kwa Mourinho, abana bo kwa Mourinho bo nabara amaseri niho bafata ziriya baro. Nagiyeyo nkamba muri amaseri nkajya mfata amabaro. Ngeraho nkunda umupira bitewe nyine no kureba amamace buri kanya, ari njye uri muri amaseri ndeba amamace, ndabikunda cyane, mfatiraho gutyo. Mace ya mbere nayirebye ntari kuramasa. nagiye Remera Rayon Sport yakinnye
yakinnye na APR, yari yakinnye na APR Rayon Sport icyo gihe, ndakeka Rayon Sport yatsinze APR 4-1. imwe yatozwaga na Raoul cyayo. Mu rugo bakuze bakunda APR, mu rugo nanjye ari byo ngendera ariko ntarareba match. Ngezeyo ndeba kuntu match igenze n'iki ari bwo bwa mbere, mbona Rayon Sport ikipe ifite abafana n'iki, mvayo nahindutse grand friend. Ikipe se ko nafanaga iriya, mbona iriya kipe bimeze biti, iriya kipe ari izi gukina. Arambwira ngo yango nuko ngo yadutsinze ubu ngo ariko ngo ako numva Rayon Sport n'abafana n'iki, numva ni ikipe ishimishije, ariko kubera kuntu famille bakundaga APR, nanjye nyine nkurira muri APR gutyo muri academy. Ariko iyo niyo match ya mbere narebye, naramashije match ndakeka no muri kani, iriya kani yabereye hano Mwede Venta. Iriya nayo narayiramashije, nayo narayiramashije n'iki, ariko na umukinnyi nakundaga Jimmy Gatete. Nakuze ebana nkunda Jimmy bitewe n'amamatch ye n'iki, nkumva noneho yigeze kuma n'amasoksi nyira muri amaseri. Jimmy arangije match ndamubwira ama socks, icyo gihe nakinaga mu bana ndo muri amaseri, ama socks nyine yo gukinisha arayama. Amukunda gutyo ko hari gihe yigeze kuvunika ari mu mvune, ndakeka yaravunitse ivi, akageza kwitoreza mu bana Remera, yitozanyaga natwe urumva yari yatangiye kumenya. Arambwira ni natangira gukina azayama. Ubwo ye nagiye kuramasa iyo match, ndamubona ahita nyibuka, ahita yama amasoksi, nkura numva na kera ntago nanye afite, na kera cyane kabisa. Ni selection ubundi badukoresheje, twakoze selection turi benshi ari Remera, twarakinye turi benshi. Ndakeka nakinye match imwe, nakinye iminota mikeya, natsinda igitego muri centre. Icyo gihe ni Karimunda wa selectionaga, ahita nkuramo, ngira ngo ankuyemo nyine mu buryo by'uko byananiye cyane, ankuramo ahita akira ku ruhande, arambwira wowe narangije kugutoranya. Narangije kugutoranya. Icyo gihe nari ndi kumwe na Barnabe, twakinaga muri equipe imwe. Ambwira narangije kugutoranya, jya ku ruhande uzabanza unkinire muri equipe yari afite yatozaga Itexirwa, uzankinira indi selection nijyamo nkushyiremo. Icyo byaranshimishije. Ubwo turajya no muri ama selection y'u Rwanda rwose byabereye Kinyinya, ebana tukora byaraturuhije, turi abantu benshi, ariko hari abatoza benshi ba Eric Nshimiyimana, Amashami baselektiona n'iki. Akekana nakinye match ebyiri njya muri selection. Ikintu cya mbere nahise ntelefona mu rugo, nta telefone nagiraga. Natiye umwana, ebana nabatimba bari ananze nimero za mama. Icyo gihe papa yakoraga atamu, ndamuhamagara ndava kabisa nanjye ba selection muri ehana. Ndamubwira ndataha no munsi, arambwira no munsi kabisa na gafeti. Nageze mu rugo yari ibyishimo, yatumiye n'abandi, biramushimisha cyane. Ikintu nazibagirwa muri APR ni umwaka wa mbere, igitego natsindiye i Rusizi cyaduhaye shampiyona. Ndakeka bari mu 2014 icyatumye tunabo mu gihe cya Mashami, cyatumye tubona n'igikombe cya shampiyona, ko iyo match yari ikomeye, twari turi guhatana na Rayon Sport icyo gihe.
icyo gitego nicyo cyanshimishije. Iyindi match yo muri Sekafa yabereye aha nayo yaranshimishije cyane kabisa. Umwaka wa mbere mwiza na sezo ya Kamfira muri mwaka ushize nayo ya mbere nziza, ntabwo nabyibagirwa. Umupira umaze kongeza ku bintu byinshi, ko maze kugira inzu ayikuye mu mupira, ntabwo mfite Kimironko, ntabwo ndayirangiza. Hari n'ikibanza naho ndi kubakamo, ariko naho ntabwo ndarangiza neza. I Nyamata nshaka kurangiza uyu mwaka. Urumva ni ibintu byiza cyane. Mu rugo narabafashije byinshi, bakuru banjye bararangiza amashuri kuri njyewe Minerval, bose mu rugo nta kibazo bagira. Ndi hano ndakodesha mu nzu ya nkodesha, nta kibazo, ndarya meze neza, n'imodoka ndumva meze neza, ariko ntago ari neza cyane ko ndacyashakisha. Ndabona ko bizaba byiza imbere yanjye. Umuntu wa mbere nashimira ni koca Andreas wamfashije muri academy, ko buri muntu wagutoje mu bwana bwawe, urebye base y'umupira niwe ndamushimira cyane. Shimira n'abayobozi ba pe byo babanye nanjye muri academy, ko iyo badashinga academy ntabwo mba ndi hano. Ko ni ukuvuga ngo icyo gihe hari abanyamahanga benshi, APR akinishaga abanyamahanga, akunda keka hagiyemo ama academy, nibwo twatangiye kugaragara. Ndashimira umuntu wese wagize igitekerezo cyo gukuraho wenda gushyiraho rya tegeko ry'abanyamahanga batatu, kuko iyo riza kuba ritariho, ndakeka abanyarwanda bari bakeya bagaragara. Nk'ira generation yacu yo muri Coupe du Monde ntabwo twari kugaragara. Ndumva ari byo nashimira. Tatouage ni nayishyizeho muri Coupe du Monde moins de 17 ans. Nayishyizeho, narazikundaga. Hano handitseho Rutanga Eric, I love Jesus. Mu Kinyarwanda hano hariho umumarayika. Nabonye turi twari twagiye gukina muri Mexique, haza umuntu utera amatatuwaje, narazikundaga nanjye anshyiriraho, ko yashyiriyeho abantu benshi, nanjye ndamusaba anshyiriraho. Kurushinga urumva ni ibintu byiza ku mukinnyi, biranagufasha. Uri umukinnyi biragufasha, nanjye ndabiteganya, ariko si vuba, ako ndabiteganya. Abafana ba APR ikintu nababwira, babe nk'aba sportif. Ntabwo twabanye nabi mu myaka twabanye, ni ukuba nk'aba sportif. Umukinnyi arahindura equipe akajya mu yindi, ariko ubuzima bugakomeza bitewe n'icyo ashaka. Uri umufana uba wumva umukinnyi yagukinira, ariko buriya umukinnyi arareba akabona aho azabona inyungu cyane bitewe n'icyo ashaka. Ikintu nabwira abafana ba APR nuko tutabanye nabi, ko tahurira mu muhanda ngo amubwire nabi cyangwa yangirira nabi, kuko umukinnyi ni umukozi. Ejo bundi twahurira n'ahandi, ni gutyo. Ikintu nabwira abafana ba equipe yanjye Rayon Sport, ni ukumba hafi. Iyo uvuye muri equipe ya mukeba ukajya mu yindi ntabwo biba byoroshye. Ni ukumba hafi,
bakansapotinga muri byose, ariko ikintu nababwira ni uko ndi umukinnyi ukunda ibikombe, ku byo bari bafite nanjye nje gufatanya nabo tugatwara ibikombe muri Rayon Sports.